nababuze mfite imyaka 79 sinari nzi ko nzabaho ndi umuhamya wo guhamya kwirera igakuze sinari nzi ko nzitwa papa w'abana ariko uyu munsi ndiwe yenda wowe uriwe wumvaga byari ngombwa nge sinari nzi ko nzaba papa w'abana kuko mama wacu n'uyu munsi aracyariho yarambwiye ngo nzapfa ntikamiye nayimbwa amerewe nabi ariko mwuka we wa nyuma anjyana mu baturanyi arababwira ngo ubuzima bwanjye nge burimo burarangira nimukomeza kubaho muzanderera umwana nimukomeza kubaho muzanderera umwana yijishura igitenge yari yiziritse mu nda kubera inzara arakibahereza arababwira ngo muzamudodesherezemo agashati nazajya akareba ajya nyibuka ariko yibuka ko hari amaboko y'Imana reka dusenge n'ay'abaturanyi yagezeho arananirwa ariko y'Imana ntarananirwa kuba uyu munsi ndi umupapa kuba mfite umudamu n'abana turagushimira mwami Yesu umugaragu wawe yagarutse uko yabyemeye nta jambo na rimwe wavuze ngo rigwe hasi abari ko ijambo ryose washyize muri we rigwa mu mitima yacu kandi uyu mwanya agiye gukoresha ndagushimira ko tugiye kwakira imbaraga muri iryo jambo maze akivuga ubuntu bwawe bwinshi bumutwikire imbaraga zisumba byose zimugote urakoze mwana tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi tugukomeye amashyi menshi reka dukomere Yesu amashyi menshi kubwe amen mubwire ngo Imana yakubwiye kizasohora murakoze cyane reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo hari n'abandi bakozi b'Imana kugira ngo tuze kubaho umwanya bakore ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 7 ndahera ku murongo wa 11 ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo wa 11 ndageza ku murongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo buke ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba wari wapfuye ari umwana w'ikinege kandi nyina ari umupfakazi abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje mwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba gikoraho abakikore barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka wari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina dusoreze mu itangiriro ibice 18 itangiriro ibice 18 murongo wa 13 dusome no wa 14 hari ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gisekeje Sara akibaza ati nukuri koko nzabyara nyecuye 14 hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashyizweho
iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara byara umuhungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ku mucuranza hari hari ibintu bibiri byananiye. Kubwiriza ntaririmba byarananiye, no kurya ntari kunywa byarananiye. Sinjya mbishobora. Kubwiriza ntaririmba bya ibari iminota 10 ndabwiriza 8 ibiri nyiririmbemo. Kurya nabwo ntari kunywa ariko apana amazi. Nabwe madamu ntujye utegura amazi kumeza hari abashyitsi, ariko ngewe ntabashyitsi ntukantegura, sinyakunda nyangwa ndi mwivuga ndayazira amazi. Arigiye twayangwe yari agahato. Ubu rero ntabwo amazi pe. Ako mujye munywa amazi ni meza ariko Manuri mwiza urera cyane, ineza yawe Mana we nihinduka urera. Buri gihe ndi kubwiriza hano ku Giporoso mibukira ibintu byinshi. Ijambo rya mbere niho nashyikiye bwa mbere mva mu ntara, mfite ambaraje y'icyatsi kibisi iriho kalendari zimwe zari zanditseho Mariboro. Hano muri Feruje niho nashyikiye bwa mbere mva mu Biseseri Karongi. Kabiri hano ku Giporoso niho nahuriye na madamu nje kumubwira ko mukunda. Hano ku Giporoso niho nahuriye na Fideli nari nje kureba i Kigali nta telefone ye mfite. Hano ku Giporoso hari kuri korotire nahakoze akazi ko mu rugo, hari akabeza barahamfungiye. Hano musi ya Rufa Place nahakoze akazi ko mu rugo nkorero witwa Ntabana Diodoni, ndi umurimbyi ayoboye muri korari nkaba n'umukozi we mu rugo. Nanyuraga hano kuri Matazi ngiye kugura inyanya z'ikimene n'amakara mu isoko ryaka. None aho nanyuze aho nanyuze reka bwira uwo muntu mwegeranye ngo Imana niyo yonyine yakurekura ubuzima bwawe bukarangira. Imana niyo yonyine wabura mu buzima bwawe ubuzima bukangirika. Ni Imana yonyine wabura mu buzima ahawe hake, ariko abandi wababura Imana igihari birashoboka. Imana niyo yonyine wabura bikarangira, ariko Imana igihari. Umugabo wamubura ugakomeza ukabaho, umubyeyi uramubura Imana ihari ugakomeza ukabaho. Imana niyo yonyine wabura ahawe haka, ariko Imana igihari. Ndarababwiye ngo kimwe mu bintu biranga ko Imana ivuga ibitandukanye n'igihe duhagazemo. Isanga bagusoye muri chambrette 50,000 atumva uko mvuze ndo Uwiteka nzagutuza muri etage. Uraza kubihuza wumve bihura. Kimwe mu bizakubwira kwivuza izavuga ibintu ubwenge budashyikira. Nari subu yajyaga mbwira 2008 mba muri eto Kicukiro, ndi mayiboba 2008 mba muri eto Kicukiro. Nahindura uburyamo nkarara muri toilette kuri Ruwanje Gikondo. Nahindura uburyamo nkarara ngenda bukankeraho. Hano kuri korotire najyaga njya kawunga yo mu mufuka bashyizaho bategereje ko imodoka zizatwara. Hano kuri ahangaha mu Giporoso. Igihe ntari mu nda ya mama ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari banga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Yangeneye umunsi wo kuvuka, ishyiraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, uzicarana n'abakomeye.
ufite mu kiganza isi ibwira kukugirira ejo hazaza habeza cyane. ntabwo ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'abagufite, ubuzima bwawe buri mu kiganza cy'Imana. nje kukubwira ngo buretse kwiheba biracyashoboka. mubwire ngo buretse kwiheba biracyashoboka. nubwo hari ibigutera kwe, mubwire ngo ugihumeka uri umukandida wo gutabarwa, ugihumeka amateka yahinduka, ukiri muzima bishyiraho oya oya. bibutse ko mu myandikire iyi nteruro itararangira bashyiramo iki? bivuze ngo biracyagira gute? iyi nteruro irangiye bigira gute? ni gute umuntu yifata agashyira akadomo ku buzima bwawe atazi uburyo bwabayeho? ni gute umuntu aguha iminsi niyo umaze atarayigizemo uruhare? ni gute umuntu aguha amezi n'imyaka umaze? sindi mukuru mu bijyanye no kubaka, ndacyari muto ko maze kuri 2 z'ukwa gatandatu nzaba nuje imyaka 11 n'imari, urumva ndacyari mutoya. ariko kimwe nzi nuko nzi ko intego yo kubaka no kwagura umuryango. intego yo kubaka no kwagura umuryango ku ruhande umukobwa turutsemo, ku ruhande rw'umusore no ku mpande z'abashakanye. niyo mpamvu iyo hatabayeho kubyara usanga intego y'umuryango itagezweho. burya intego y'umuryango si ugushaka amafaranga, si ukubaka amazu, biriya biza inyuma. intego ni ukwagura umuryango. iwanyu n'ubusize y'amazu, ntabwo intego ari ukubaka, kuko wanazubaka udashatse. hari n'abazigiza akira abakobwa, intego si imodoka. hari n'abazitunze ari abakobwa. intego y'umuryango ni ukwagura. niyo ntego, niyo mpamvu itagezweho. ndi kumva mfashijwe kandi kumva nguwe neza mu buzima. nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomoka. Yesu ni mwari mu ntambara, ntajya nanirwa, arakomeye. Amen. uyu mubyeyi dusomye kino gihe hari itegeko rivuga ngo ikikubesha mu muryango ushatsemo ni ibintu bibiri. ijambo rya mbere ni ukuba warabyaye. iyo umugabo mwashakanye yapfaga mutarabyara, mwavaga gushyingura uhita usubira iwanyu. kabiri, iyo mwabyaranaga agapfa gusigiye umwana cyangwa abana, nabwo kondisiyo b'abahungu yabaga impamvu ituma uguma mu muryango nubwo umugabo yapfuye. uyu mudamu arashaka, agira umugisha abyara umwana umwe, ngo atarabyara uwa kabiri umugabo arapfa, ariko apfa amusigiye umwana w'umuhungu. umudugudu babagamo wagiraga amarembo abiri. hari irembo binjiriragamo, hari n'irembo basohokeragamo. kandi mu mugenzo w'abayuda nta mudamu wajyaga gushyingura ku irimbi. nasomye komanteri zirambwira ngo ubwo bendaga kujya gushyingura uyu mwana, famiye z'umugabo zarateranye zibwira umugore ngo urabizi ko icyakubeshaga muri uyu muryango kirarangiye. batangira kugabana imitungo y'umugabo we akiri aho ngaho. umwe ati ndafata akabati, undi ati intebe ni izanjye, undi ati kiriya ni icyanjye, undi ati inzu ni iyanjye. babigabana, umugore akiri aho ngaho. ariko azi icyo itegeko rivuga, nawe ubwe nta jambo yarenza ku byo bari kuvuga, kuko nta kikimurengera gihari. hari ibihe umuntu ageramo akumva nubwo yaba afite icyo kuvuga nta ruvugira afite.
ngo bitegura kujya gushyingura. Baramubwira ngo cyabikoze turaguha amahirwe yo guherekeza umurambo w'umwana wawe umugeze ku marembo y'umudugudu, ariko ntiwemerewe gusohoka amarembo ngo ujye aho dushyingura. Kabiri, tuze kuva gushyingura nawe ufata utwangushye usubira iwanyu. Arabyakira, yakira gusubira iwabo. Iwabo w'umukobwa bategereje kwakira umwana wabo kuko icyamubeshaga mu muryango yashatsemo nta gihari. Kwirimbi hari abantu bategereje gushyingura bakaza guhembwa bamaze gushyingura. Bene wabo w'umugabo bategereje kuva gushyingura bakaza bakagabana iby'umugore kuko aragiye kandi umuhungu ntari yarapfuye. Bari kwitegura kujya gushyingura ngo Yesu nawe ari mu nzira ze. Bari kwitegura kujya gushyingura, bava gushyingura bagashira mu bikorwa. Kumbi Yesu nawe ngo ari mu nzira ze kandi yerekeza ku mudugudu witwa Nayini. Nubwo hari amarembo abiri, iryo binjiriramo n'iryo basohokeramo, Yesu ntiyajya ku irembo binjiriramo ahubwo ajya ku irembo basohokeramo. Kubera iyo ajya kuryo binjiriramo yari kubisikana nabo, ariko Yesu amenya neza ko munyumve ntiyajya aho binjirira ahubwo anyuranye ibihe ajya aho basohokera kandi yagakwiye kujya aho kuko Yesu arabizi ko hari umuntu utemerewe kurenga amarembo y'umudugudu. Bari bamubwiye ko aherekeza umwana ntarenga amarembo y'umudugudu. Yesu nawe ahagarara ku marembo aho umugore atari buze kurenga. Yesu aza hamwe atemerewe, aza hamwe atemerewe kurenga, aba ariho ahagarara. Aho bari bashize imbago, umunsi bari baguhaye, itariki bari baguhaye, niho agiye guhagarara, niho agiye gukorera. Nubwo uyu mugore yaraherekeje umurambo w'umwana we, hari n'abandi badamu bari bamuherekeje bafatanya raba ihangane barira. Ariko naratangaye ngo bageze ku marembo y'umudugudu basanga Yesu arahari. Kandi twese turize, mushumba ntiwamenyurizwa n'idene, ntiwamenyurizwa nuko umugabo yamukubize kuko yose abasa. Ariko ndashima Yesu azi gutandukanya yawe n'ayanjye. Uzi ko hari igihe umuntu arira mu rusengero tukagira ngo yafashwe, kumva ijambo ryamuriye yibuka ibyaha bye, yarira atarafashijwe. Umukecuru umwe ngo yagiye muri misa, padiri ngo asoma misa, umukecuru ngo sukurira ngo ararira yenda kumushiramo. Padiri ati bino bihe ko bitabaga ahangaho, uyu mukecuru yabaye iki? Ngo agira amatsiko yo kuza kumenya icyamurizaga nyuma ya misa. Ati muze kumunzana, bati mukecuru ko warizaga cyane bite? Ati padiri, ati wasomaga misa nareba ubwo bwanwa bwawe nkibuka isekurume yanjye herutse gupfa. Ati neza neza uko bureshya nubwo isekurume yanjye yapfuye. Ati nakurebaga nkayibuka. Mubwire ngo nubwo turirasa ayawe n'ayanjye si kimwe, ariko Imana niyize gutandukanya ikikuriza n'ikindiza. Ngo abagore bose barira amenye uwagize ibyago, amenye utemerewe kurenga umudugudu, amenye ugiye gusubira iwabo, aramumenya. Ngo aramwegera ntiyamubwira amagambo menshi, aramubwira ngo wirira, kandi amubwira kutarira ikimuriza kigihari. Mbere yuko Yesu akora igitangaza arabanza agatanga ihumure ry'umutima. Umutima uhagaze ntago wakira icyo Imana iri kuvuga. Mushu niba hari ikintu kigorana no guhanurira umuntu wananiwe. Niba hari ikintu kigorana no guhanurira umuntu wananiwe mu mutima. Uravuga ngo umva uko Imana imbwiye, ukabivuga ati nejo bundi nabyumvisha ahandi bimeze nk'ibyo kandi nta cyabaye. Make ahita kompara ubuhanuzi yakiriye nubwo yakiriye ejo. Kabati n'ubundi bambwiye ko ngisohoka mpura nacyo.
kubera ko yana nibisa ngo aramubwira ngo wirira kandi amubwira kutarira mu by'ukuri kimuriza kigihari. Niryo jambo ryonyine Yesu yamubwiye ngo ahita yegera abikoreye ikiriba ngo agikoraho. Abakikoreye barahagarara ngo aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka. Wibuke ko bambaye imipira iriho ifoto y'uwapfuye, itariki apfiriyeho tuzahora tukwibuka. Hari indabyo ziriho igihe yavukiye n'igihe apfiriye, tuzahora tukwibuka. Uwo bagiye gushyingura hari ibintu wari waramaze kurekura, wari waramaze kurekura, wari waramaze kurekura, wari waramaze kurekura urugo, wari waramaze kururekura uvuga ngo ntacyo ntakoze, wari waramaze kururekura muri wowe. Inyuma tubona rugihari ariko mu mutima wamaze kururekura. Ariko nibyo warekuye Imana yambwiye ngo bigiye gushoboka. Munyumve ndavuga uko yambwiye, nibyo wari waramaze kurekura mu mutima, yambwiye ngo bigiye gushoboka. Bigiye gusubirana ubuzima, bigiye kwambara inyama, bigiye kongera byambara ubuzima. Kandi byagaragaraga nk'imirambo, byari byarabaje imirambo, ariko kubera ijambo ry'uwahanitse ikirakadendeza inyana agiye gutegeka byongera bisubirana ubuzima. Agaciro wari waranyazwe arategeka, kandi ntago hari buze nk'akahahoze, haraza agaciro karenza kari gahari. Ngo aramutegeka ati byuka. Ngo wari wapfuye, wari wagize gute? Ngo amufata ukuboko. Umva ijambo ryanejeje, ntiyamuha se wabo, ntiyamuha sekuru, ntiyamuha nyirarume, kandi bose bari bahari, bose bari bahari. Ntiyamuhereza nyina wabo kuko bose bari bamukinnye ku mubyimba. Ngo aramutambukana. Agaciro ka shikarete n'uburyohe bubamo, iyo bushizemo bacira igikatsi. Iyo umuntu akumazemo uburyohe bw'icyo yagukuragamo aragucira, cyangwa iyo akubuzemo uburyohe bw'icyo yagushakagamo araguta. Ariko hashimwe Yesu, n'igihe tutakiryoshye, n'igihe tutakiryoshye, niyo mpamvu umuntu azagufatisha akaguta. Kubera iki? Cyo yagukuragamo cyagushizemo, cyangwa yakikubuzemo agata. Buri wari wavuze ko ari bwikorera intebe yarebye gute? Wari wavuze ko akabataraka yarebye gute? Wari wavuze ko imfunguzo z'inzarizo yarebye gute? Abari bari kwirimba niba nta wundi bari bashinguye uwo munsi baraburaye, kubera uwo bari bategereje gushyingura ntiyabaye. Mubwire ngo ku bantu byarangiye, ariko ku Mana ntibirarangira. Ntacyo niba naranakivuze reka ngisubiremo. Ntago Herode ahiga umwana wese wavutse, Herode ahiga umwana wavutse inyenyeri kaka. Nubona urwara intambara ujye umenya ngo inyenyeri yawe iraka. Nubona urugo rwawe Satani arugirwanya, inyenyeri yarwo iraka. Ntago Satani arwanya bose, Satani arwanya umuntu
mushumba intambara uhura nazo nuko inyenyeri yawe yaka. Ariko reka ngwihumure ntawazimye inyenyeri atakije. Ntawazimye inyenyeri atakije. Kubera iki? Ntabwo azi uwo yakije uko yayakije, ntazi uburyo yagenza yatsa, ntabwo azi ntawazimye inyenyeri, ntawakwicaza umuntu atahagurukije. Ninde wamanura uwatazamuye? Ndamutse nicaye kuri iriya ntebe cyangwa iriya micajwe na protokole, umushumba atazi uburyo nahicaye, afite urabo bati iyo ntebe nimuyimukure musiwe yagenewe, kuko ntago nahicaye mu buryo azi. Ariko umushumba hanyicaje nta numwe muri mwe wajuza ntari uziko nicaye ahangaha. Simba mfite ubwoba, mfite confidence zose kubera ko wahanyicaje ndi mukwe. Ibyago rero nukuhicazwa na protokole, nushaka ubukuriye protokole, umushumba ati nimuhagurutse, kandi ubwo utabikoze ubushaka undi gushumba usabwa kubikora. Munyumve rero, ahantu wicajwe n'amaboko y'umuntu kubera isano cyangwa kubera ibyo wakoze, aho ngaho andi maboko araza akahaguhagurutsa. Ariko ahantu wicajwe n'amaboko y'Imana, nubwo hakwima undi mwanya, nubwo haza izindi mbaraga, nubwo haza andi maboko, nta maboko namwe agaragara n'atagaragara, azwi n'atazwi, nta maboko yaguhagurutsa ahantu Imana yakwicaje. Zaburi ya 93 ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukome wanje Uwiteka uri hejuru. Hano harimo Imana yabwiye ko izaha amazu, nanjye ndimo humura, kandi nanjye ngiye yambwiye i Kigali ntabwo ari mu nkengero. None rero reka mbwira ikintu kimwe, hano ndabizi ko harimo abantu bafite ahantu habo batagikodesha Imana yahawe umugisha. Netekereza Imana itagira ubwoba mushumba, yabati ndi Uwiteka, umva uko vugana nawe, ngo haye inzu, ngo haye n'ubutaka, kandi bizi ko nta butaka butabaruye, n'inzu ba nyirazo bazifitiye ibyangombwa, n'ubwa leta yabwibaruje uko n'ubwa leta. Ikavati ndo Uwiteka kumvagana nawe, ngo haye ubutaka hehe, kandi bizi ko nta butaka budafite. Yabwiye kuro ngo nzakenyuruza. Ntabwo Imana yagutuza ahantu itimuye undi muntu, igutuza ahantu ifite indi yimuye, ikwicaza ahantu ihagurukije undi muntu. Wigira ikibazo cy'ibyikubwira, nta kibazo cy'ibyivuga ifite. Niba ufite ayo ukodesha itware neza ku bapangayi, niba hari mu usenga byo ejo yahagura ukaza kumukodesha. Uzi impamvu? Muhe ikiganza nkubwirira ijambo, niba nararivuze ntacyo bitwaye, mubwire ngo Imana twaje gusenga hose ni mukwayo. Nararivuze, ongera umubwire ngo wigira ikibazo hose ni mukwayo. Mubwire ngo nta kibazo ifite cy'ibyo kuba hose ni mukwayo. Isi n'ibiyuzuye byose nibyo. Muri Vision City ni mukwayo, Nyarutarama ni mukwayo, Kibagabaga ni mukwayo. Imana ikubwira ngo ngutuje muri Amerika, umuntu yagutuza ahantu hatarahe, kandi kabikubwira uri naha mu Rwanda ati ndi Uwiteka ngutuje muri Norvege, kubera iki hose ari mukwayo.
mbimenyeje ubundi sinari nzi ngo nibire ntago nari nzi ko kubirere bigira imbibi ndyumvisheje ubundi ngo ko nibirere bigira imbibi sinzi indege yavuye mu kagari kamwe ngo itarabukiye mu kandi kagari ngo bari bayimereye n'abati ntiwemere kuza mu kagari kacu tutavuganye sinari nzi ko ibirere bigira imbibi ariko Imana yacu mubwira ngo hose wigira ikibazo cy'igikubwira nukuri muri oni ni mukwaje muri UN ni mukwaje ishatse yakwicazamo ariko mwanyumvishe bo uretse kwiheba iyo Imana erosafo Imana idatinya gufata umuntu uri mu gihugu kitari iki wakije marimbata afite ni dosiye yuko yasambanyije umugore w'umuyobozi ariko afite n'inzozi si umwene gihugu yaje nk'imbata ko bamuguze nk'umuntu uje mu bucakara si n'umwene gihugu none ari no muri gereza afite dosiye ikaze kuriye ariko afite inzozi yarose agenda n'inzozi nubwo atari mu gihugu cye ariko ari mu gihugu cy'Imana yavuganye nawe unyumve rero nubwo atari mu ariko ni mu kw'Imana si mukwe ariko ni mu kw'Imana kandi yamubwiye ko inyenyeri zizamwikubita imbere ariko munyumve yarose imibi mwiko ntabwo ari mukwe ariko ni mu kw'Imana wabonye umuntu ugirwa premier ministre no gusobanura inzozi bigeze mwumva hari seve bamubaza mwigeze mwumva wamufungishije yaje kumugira umwere reka mwami wanjye Yesu uri ngabinyigira kuko simbere n'inyuma singikangwa na Satani kuko simbere singikangwa na Satani mwami wanjye Yesu uri ngabinyigira kuko simbere singikangwa na Satani asobanura inzozi zananiye abanyabwenge ati zisobanura gutya imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara mushaka umunyabwenge wize iby'ubuhinzi ahunike muri iyo myaka 7 ibizabatunga mu yindi myaka 7 nuko zisobanura umwami ati si ngombwa guteranya inama reka kandi nawe arabizi ko aje avuye muri gereza kuko amakuru yatanzwe n'abahungu yasobanura inzozi umwe bamukata igihanga undi asubira nibo batanze mu gata ariko aracyaba muri gereza ntibamubaje ngo harya dosiye yagufungishije bamujata harya umwene gihugu adavuga ngo no si ngombwa twakura he umuntu umeze nkawe uri mu mwuka w'Imana ahari umwuka w'Imana iby'ubuhinzi birizana ahari umwuka w'Imana si uko byarangiye se njya nibaza niba umugore wamufungishije yari akiriho akajya kumva ati Joseph mu gihugu ni umwami wabanzaga agakurikira mumera ikiganza ubwe ngo buretse kwihiba biracyashoboka uwavuye mu rugo azi ko agiye gushyingura agarukana mu rugo umwana we kwiheba
ufite nuko iki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu kwiba ufite biracyashoboka mubwire ngo biracyashoboka mubwire ngo biracyashoboka mubwire ngo biracyashoboka kandi turenda gusenga mubwire ngo biracyashoboka yewe nubwo itabivugaho biracyashoboka ugihumeka ukiri muzima erega singe nteye ubuhamya handi sinkeneye ibihamya handi njyewe ubwanjye ko ndi igihamya cy'uko Imana igira neza ntabwo kugira ngo mbone ko Imana yanyambitse binsaba guhuza imyenda nambaye n'iy'umushumba wacu naba nigereranije ndaza no kubona yambaye neza kundusha mbona imyenda yanjye nta gaciro ifite mbone ni ukwiye gushima Imana ariko kugira ngo ndebe ko Imana yanyambitse nuko mfata imyenda nambaye nkayihuza niyo nambaraga ejo bundi hashize mubwire ngo ukusa sikusa mushumba ndamenye ko umuntu apfuye adakiza abapfuye atazi uko asa umukozi w'Imana turaziranye Mutoni turaziranye ndamuzi ataragira amafaranga wagize uko yasaga niko asa nguko tuzasa ni kurerekanwa kandi ntazerekanwa twarapfuye azerekanwa tukiri n'ahangaha ducurange nanga tuvuze imyirongi tuvuze ishako tuvuze ingoma tuvuze nebero tuvuze n'ipeno Yesu arakomeye niko bimeze Sara mirongo icyenda na kane yakoze imirimo amahanga abiri Yesu arakomeye yabohoye imbohe ku manywa y'ihangu yambutse inyanja amahanga bireba yagaruye amazi muri jye Yesu wacu arakomeye abasore bubu baravuga bati iyo Mana yanyu nta mirimo ikora ariko bagenzi Yesu arako abayibonye dutera haleluya abatayizi nibaceceke twe twarayibonye abatazi kwigabura twe turabizi kwigabura abatazi ko yambika twe turabizi ko yambika abatazi kwirera igakuza twe turabizi kwirera igakuza nababuze mfite imyaka 7-9 sinari nzi ko nzabaho ndi umuhamya wo guhamya kwirera igakuza sinari nzi ko nzitwa papa w'abana ariko uyu munsi ndiwe yenda wowe uriwe wumvaga byari ngombwa nge sinari nzi ko nzaba papa w'abana kuko mama wacu n'uyu munsi aracyariho yarambwiye ngo nzapfa ntikamiye nayimbwa tuze gusenga nagize umugisha wo kumva ijambo rya nyuma mama yavuze agiye gupfa watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro uhoraho ni wowe Mana ni wowe byose birakama watubereye ibyiringiro watubereye
akamufata amerewe nabi ariko umwuka we wa nyuma anjyana mu baturanyi arababwira ngo ubuzima bwanjye nge burimo burarangira, nimukomeza kubaho muzanderera umwana, nimukomeza kubaho muzanderera umwana. Yijishura igitenge yari yiziritse mu nda kubera inzara, arakibahereza arababwira ngo muzamudodesherezemo agashati nazajya akareba ajya nyibuka. Arampindukira arandeba, mbona amarira aramanutse, arambwira ngo mwana wanjye njyewe ndagiye ngusize mu maboko y'Imana. Kubera ko yari yibutse ko nawe amaboko yarananiwe, n'ay'abaturanyi ashobora kunanirwa. Ariko yibuka ko hari amaboko y'Imana. Reka dusenge. N'ay'abaturanyi yagezeho arananirwa, ariko y'Imana ntarananirwa. Kuba uyu munsi ndi umupapa, kuba mfite umudamu n'abana, nuko yansize mu maboko atajya ananirwa. Unkundire ushaka dusenga, uretse kwiba biracyashoboka. Zimwe mu nzira nanyuzemo mvuze nkeya, sinabonaga icyizere cy'ubuzima. Niyo Imana yavugaga nabonaga ari murara abahanuzi bantera, kuko nafataga iby'Imana imbwira nabihuza na situation mbayemo. Ndaraho ngeze bamwe bancumbikira ejo bakanyirukana, najya gusenga Imana yambwira ngo nzagira umuryango, kumva n'abahanuzi bari kundema agatima. Iby'Imana ikubwira utabona ibivuga ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba nibyo twibwira, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Umuntu umwe yarandwe byaratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, nibaza niba mfite ubwenge muri njye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiye gushima. ari
igisubizo. Munkundire twese duhaguruke. Nari muzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo buretse kwiheba biracyashoboka. Nubwo hari ibyagutera, nukuri nta wiheba adafite ikimutera kwiheba. Nta udafite ikimutakisha. Nta urira adafite ikimuriza. Ariko reka ngukomeze nkubwire ngo ejo byashoboka, mu gitondo byashoboka. Niyo mpamvu itangiye wavuze ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho. Nubwo bitameze neza none n'ejo bikagenda, ntabwo wambiriye humura Yesu ari kuba. mpagaze ku manga vuga imbaraga zawe, nta butayu udakuramo umuntu. Reka ninginge, reka ngukomeze, reka mbwire ngo komera. Ntabwo naje kuguha morale, ntabwo naje kuguha morale. Reka nkubwire ngo biracyashoboka, biracyashoboka. Ntabwo nzi ibihe uhagazemo. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo gukomera kw'Imana yawe izagufasha, izagufasha. Dusenge dushe. Reka ubwire ngo tahana ihumure, batarakushyiraho itaka. Shanuku ukigenza n'amaguru ugihumeka umwuka wahawe n'Imana, nukuri birashoboka. Nukuri akazi wakabona, nukuri birashoboka. Nukuri rw'Imana birashoboka. Imana ikwima ibiryo bigura make ikazabiguha byarahenze. Imana ikwima ikibanza kigura miliyoni imwe ikazakigura kigura miliyoni 50. Sinigeze mba na daso, ariko amakuru mfite nuko iyo hari ingabo zigiye mu gihugu kimwe zigakenera ubufasha, ntabwo zibukenera ku gihugu bagiye gutangamo ubufasha, ahubwo zisaba igihugu cyabohereje. Noneho byaba ngombwa ibihugu bikavugana, ingabo zikabona icyo zikeneye. Iyo nibutse ko mfite perimi, icyo narabona ni bya byangombwa by'ubutaka. Nejo bundi ariko nabyo nakwibuka hano ku Giporoso, dusenge. Ngewe ubwanjye si ndi umuhamya wo guhamya ko Imana ihindura amateka. Kandi mushu nsoreze kuri iki, ntabwo Imana isohoza ibyo yatubwiye kubera ko dukiranuka, isohoza ibyo yatubwiye kubera ko ikiranuka. Kuko gukiranuka kwacu ni guke, ntabwo kwatera Imana gukora. Ugerageza mu gitondo saa sita bikanga, ariko ndayishimira ko ibikora kubera ko ikira. Ntabwo ari uko twakira, ahubwo ni uko Imana ikiranuka. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ni ntamu tugira. uri Imana ikiranuka muri byose. Twakira umushumba ku buntu ni ntamu tugira. uri Imana ikiranuka muri byose. Buntu ni ntamu tugira. Uri Imana ikiranuka muri byose. Ubuntu ni ntamu mubwire ngo izabigirira ko ikiranuka, ntabwo izabigirira ko kiranuka. Mushumba reka ngushimire, mwakoze kandi kuduha ikaze. Imana ibahe umugisha.
mu by'ukuri ndabakunda Imana, mwakoze cyane twagasozanyije, ariko nyine reka njye muri uwo murimo, ariko Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka tugushimire, urakoze, Imana iguhe umugisha. Imana ni nziza, ni Imana igira neza, nta bihe bibi bitadukuramo. Tugiye gusenga Imana. Ese Bibiliya iravuze ngo hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyagize ute? Reka bari iryo jambo dusengeramo. Nta kinanira Imana, nta kinanira. Bwira mwene so mukoro mubwire ngo nta kinanira Imana, nta kinanira. Mwami, turi imbere yawe, turagushimira kubw'ijambo ryawe Mwami, turagushimira kubw'imbabazi zawe, turagushimira kubw'urukundo dukunda. Iri ni ijambo wagambiriye guha imitima yacu, turyakiranye ihumure, turyakiranye umunezero, turyakiranye imbaraga, turyakiranye gukomera. Mana, dufite ibyiringiro, none nibimeze neza ariko ejo bizamera neza, none nituguwe neza ariko ejo tuzagubwa neza. Hari biteye ubwoba byinshi, ariko ijambo ryawe ritanze ihumure muri twebwe. Nyemerera abaryakiriye baryakirana umutima wizeye, baryakirana umutima unezerewe, baryakirana umutima wishimye, kandi icyo twizera tudashidikanya nuko iyo yatangiye umurimo muri twebwe izanawusoza. Hari umurimo watangiye kugira neza, hari umurimo watangiye kubaka imitima yacu, hari umurimo watangiye gukora ku buzima bwacu. Uri Imana yagura imbago, uri Imana ishyigikira, uri Imana ikora, uri Imana irema, uri Imana ishyiraho inzira, uri Imana ibimenyetso n'ibitangaza. Turagushimira Mwami, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ijambo ryawe Mwami. Reka tukubonereho umugisha, imvugo yawe niyo ngiro Mwami. Icyo uvuze kingana n'icyo ukoze, turizera tudashidikanya ko ijambo uvuganye natwe turyakiranye imbaraga, turyakiranye ubushobozi. Tugukomeye amashyi menshi, tugukomeye amashyi menshi. Impundu ni izawe Mwami, impundu ni izawe, impundu ni izawe. Urakoze Imana mu mugisha. Reka duhaguruke ku maguru yacu, ndashaka turimbana indirimbo ivuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Ndagira ngo buri muntu wese afate umuntu umwe umufate mu kiganza, ufate umuntu umwe mu kiganza cyawe, fata umuntu umwe mu kiganza, mufate usibye abacuranzi, buri wese afate umuntu umwe. Fata umwe, no mu kuboko gutya. Tugiye kuririmbana, abacuranzi baratuyobora n'abaririmbyi, ariko umufate umwe, wimuke mu mwanya. Niba uri hagaze, reba mugenzi wawe uhagaze wenyine, muhagararane. Uririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza. Dusubiremo. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo